ni radiyo ijwi rya rubanda. Inshuti mukurikira ibiganiro bya radiyo TV ijwi rya rubanda, nongeye kubashimira kuba mubonye umwanya kuri uyu mugoroba wo kuza kumva ibiganiro urubuga rwa twese rwatumiwe kuri uyu munsi. Nk'uko bisanzwe urubuga rwa twese, buri muntu ushaka agira uburenganzira bwo kuba yazana temu ashaka, kuba yavuga ati nifuza ko twavuga no kuri iki, noneho tukakiganiraho bakakijyaho impaka. Ku buryo rero insanganyamatsiko mba nashyizeho aba ari nk'urugero gusa rw'ibishobora kuvugwa, ntabwo aba ari kamara. Nicyo gituma iyo tugitangira kuri WhatsApp, nicyo gituma iyo tugitangira nyine dushobora gusaba abantu kuba batubwira ibindi bumva twashyira ku murongo w'ibiri bwigwe. Nagiraga rero ngo mbamenyeshe yuko uyu munsi ibyo nari nateganyije kwari ukureba nibura ku kibazo cy'uburezi mu Rwanda, uburyo uburezi bigaragara yuko burimo ivangura, apartheid iteye inkeke, ndetse ku buryo wenda bigaragara ubwo turi buze kubireba ko politike y'uburezi mu Rwanda ari continuation ya jenoside ikorerwa abahutu, ari uburyo bwo gukomeza kudindiza igice kimwe cy'abene gihugu kugira ngo bazabe abacakara igihe cyose. Iyo ni teme imwe. Iya kabiri ikaba ari ya COVID-19, kiriya cyorezo bavuga cyakwiriye ku isi yose, ntaho kitageze. Uburyo politike y'u Rwanda ikurikirana icyo kibazo nabwo turaza kureba, niba nibura muri icyo giceho abaturage bose bafashwe kimwe, cyangwa se niba naho hari ryavangura rishobora gutuma hapfa abantu benshi bo mu cyiciro kimwe. Ubwo nagiraga rero ngo n'abandi bari muri studio urabishaka ari buze kutubwira ikindi yumva twakongeraho, ariko hagati aho ngaho reka dutangire. Nshimire abamaze kugera muri studio. Nagira ngo buri wese muhe ijambo akanya gato, yivuge akanya gato cyangwa se karekare. Buri muntu afite uburyo arivuga, kugira ngo abamuteze amatwi ndetse n'abazamureba, kuko ubu turi gukoresha TV, n'abazabireba bashobore kuzamenya uwo ari we. Reka mpere kuri Yozefu. Murakoze cyane. Nitwa Yozefu Twahirwa, nkaba nubatse, ntuye hano mu mujyi wa Cape Town, ni muri Afurika y'Epfo. Nkaba nejejwe no kuba ndi hamwe na bagenzi banjye duhuriye hano kuri radiyo ijwi rya Rwanda. Nkaba rwose nijejwe cyane no kuba mbonyemo harimo n'umutegarugori, kwa kenshi usanga ari abagabo turi kumwe, abategarugori ugasanga bari mu mirimo myinshi. Uyu mutegarugori rwose ni intwari, ndamushimiye cyane. Chantal, nkunda no gukurikira ibiganiro byawe, nawe uzitwa intwari mu mateka azaza. Na mugenzi wanjye Ezron we nkunda kumwita mwarimu wanjye, kuko ibiganiro atanga buri gihe biranyubaka, kandi rwose nshimira ubwitange bwe. Nawe azandikwa mu mateka y'intwari. N'abagenzi banjye bandi ndabona hari uwitwa Daniel, hari uwitwa Alex, na Simeo, nawe munyamakuru mwese rwose ndabashimiye kuba mwitabiye iki kiganiro. Uravuze uti ese nta kindi twakongeramo? Nagira ngo rwose
niba bagenzi banjye babyemeye twagira icyo tuvuga ku magambo meza umunyarwanda w'inararibonye witwa Charles Kambanda aherutse kuvugira kuri radiyo ubumwe avuga ati niba udashaka kuzafumbira iyo wahungiye fatanya n'abandi urugamba ubundi musunike ingoma karinga muyivane. Ayo ni amagambo meza njye numvaga rwose nayo twagira icyo tuyavugaho niba bidushobokeye. Nkaba rero nsuhuje abatwumva ndetse n'abazumva iki kiganiro mbifuriza intsinzi, mbifuriza kudata morale, ahubwo rwose tugakomeza gusaba Imana ikazana bidufasha tukazasubira ku ivuko ryacu twazwe n'abasokuruza. Murakoze. Urakoze cyane Alex. Nanjye najya mu basuhuze, nitwa Alex Dushime, ndi umunyarwanda, ntuye muri leta zunze ubumwe za Amerika muri state ya Louisiana, mu mujyi witwa Baton Rouge, niyo capital ya Louisiana. Nagira ngo nanjye mbasuhuze mwese abo turi kumwe muri kino kiganiro, suhuze n'abanyarwanda barimo bacyumva ndetse n'abandi bumva ikinyarwanda bose ndetse n'abazakurikira kino kiganiro. Nizeye yuko kiraza kuba ikiganiro cyiza kandi kiza gutanga umusaruro. Murakoze. Urakoze cyane Chantal. Ndabasuje mwese mbashimira kuba twabashije guhurira hano, ni igikorwa cyiza cyane. Nkaba nshimira Joseph Twahirwa amagambo meza ambwiye personnellement. Nkaba mubwira ko jewe ubutwari bwanjye mbukura mu gukunda ukuri, nkunda ukuri nkanga ikinyoma, nkumva nakwifuza no kurwanya abantu bagira ikinyoma. Ikinyoma ni kibi cyane, niyo mpamvu nahagurutse nkavuga ni njyewe nzarwanira kugira ngo buri munyarwanda wese azamenye ukuri, tuzagira amateka y'ukuri, amateka yacu amabi n'ameza, ariko tuyavuge uko ari tutayagoretse kugira ngo twihishe inyuma y'inyungu zacu. Ubwo rero cyokora nabwira Joseph ko Professor Kambanda aherutse kuvugira kuri radiyo ubwiyunge, ntabwo ari radiyo ubumwe. Ayo magambo yavugiye kuri radiyo ubwiyunge. Murakoze cyane kukosora. Murakoze. Ubwo rero tugira ikiganiro cyiza. Urakoze cyane Chantal. Esroni. Mwiriwe kandi muraho mpirimbanyi mwese, nawe mpirimbanyi kazi yacu. Muna muri Chantal, nitwa Hesron Mukiza, nkaba n'impirimbanyi ndetse nkahamagara n'umuryango witwa kingmashirainstitute.org. Ni rebye ni ntago ni institutions, ni kingmashirainstitutions.org. Nagiye ngo ahubwo nibutse n'abantu yuko yenda hari ubwa mbivuze yuko twebwe muri kingmashirainstitute.org dushishikariza kandi dushishikariza leta izajyaho cyangwa na leta ishobora kuriho uyu munsi iriya karinganutse iri mu Rwanda, yuko duharanira yuko abami b'umuco basubiraho, u Rwanda rukongera rugasubirana ubwami nk'uko bwari rumeze mbere hose, mbere yuko buseswa n'inganji karinga, kuko burya u Rwanda gahoza ari igihugu kigizwe n'ubwami, abami batandukanye mu duce dutandukanye nk'uko mubibona mu bihugu duturanye hose. Nta hari hantu byabaye, ahantu hose muri Afurika ubwo bwami burahari, ubwami bugendera ku muco, ubwami bwemera demokarasi muri repubulika, bwavanyweho nyine n'inganji karinga busimbuzwa nyine inganji karinga. Ariko ubwami bwacu, ubwami bwari buriho, bwari bugizwe n'amoko yose, abahutu, abatwa n'abatutsi, duharanira ko bwasubiraho. Rero ndabashimye mu kiganiro turi bugirane,
kandi n'abazacyumva mu minsi iri imbere nabo nizere ko kizabanezeza. Mugize neza. Urakoze Esroni. Daniel. Nitwa Daniel Nsengimana, benshi bakunze kwita Putin. Nkaba ndi muri Afurika y'Epfo i Johannesburg. Ndasuhuza bagenzi banjye rero duhure mu kiganiro, ndetse n'abanyarwanda baduteze amatwi n'abanyamahanga bose bumva ikinyarwanda. Ku byerekeranye na topic, ndumva hari ibintu byinshi twaganiraho ku buryo wajya kubivuga ntiyabimara. N'izo topic zonyine zibaye 3 ubwazo tuziganireho numva byaba byiza. Murakoze. Urakoze Silveri. Silveri avuyemo. Seems left. Yeah, he left. Avuyemo juste sinzi uko bigenze. Yohani Jean. Mukomere mwese, mbanje kubasuhuza. Biranshimishije cyane kugaruka kuganira namwe ndetse n'abanyarwanda bazakurikira iki kiganiro. Uyu munsi rero ingingo numva nagejeje kuri Simeo twaganiraho ni ingingo ebyiri, kuko nkuko Daniel ndetse na mugenzi we mu kiganiro gishize bari mu kiganiro gishize ibyo twavuzeho byerekeranye no kwibuka. Ndumva ndibuze gutanga igituma ngewe mbona tugomba gukora commémoration pour 6 avril. Hanyuma ingingo ya kabiri ikaba ari ingingo ivuga ko abahutu batakoze mu Rwanda jenoside. Voilà, donc nimete ni ingingo numva twaza kuganira. Okay, urakoze. Ndakeka ko abari bahari bose nabahaye ijambo ryo kwipresenta. Nagira ngo mbibutse yuko igihe umuntu adafite mikro aje yibuka kuzimya none hayicane ari uko ahawe ijambo, kugira ngo twaburi duturutsi we yatsamuye cyangwa agize ate tutajya tudutera ingorane. Bon, murakoze rwose. Nagira ngo dutangire rero kuri temu ya mbere. Natangiye tuvuga yuko iri ku murongo w'ibyigwa. Turi buze kureba umwanya wo kongeramo nibi bagenzi bacu bavuze bashaka yuko twakongeramo, ndetse bibaye ngombwa havutse n'ikindi nacyo twakivugaho. Reka rero dutangire kugira ngo tutate igihe kirekire. Nagira ngo dutangire ku birebana na education mu Rwanda, uburezi mu Rwanda. Sinje urintroduza iyo temu, nagira ngo nsabe umwe muri mwe, yenda Chantal Mutega, utubwire uko wowe ubona ikibazo cy'uburezi mu Rwanda niba gihari, n'ukuntu wumva byari bikwiye kugenda. Urakoze Bwana Simeo. Cana mikro. Nayicanye. Fungura mikro. Nayifunguye. Urumvikana noneho. Murakoze. Iyi ni teme y'uburezi, ni ikintu navuga ngo ikisi. Ni ikintu bagize ingwate. Ni ikintu bazi ko ariyo niyo ntwaro kirimbuzi bafite, kuko babonye ko badashobora kurimura abanyarwanda bose babicisha kandoyi cyangwa utuzi cyangwa agafuni cyangwa isasu. Bareba rero ko kubica babagize abacakara bizaborera baciye mu burezi. Mbibutse ko kuva mu 1994 kugeza muri uyu mwaka wa 2020 Minisiteri y'Uburezi
imaze kugira abaminisitiri 15. murumva ko amoyenne nta nubwo bamara, nta minisitiri umara imyaka 2. ubwo kandi nongere mbibutse ko ihindagurwa ryabaye ari ikintu bafitiye, ni porogaramu yabo, nta kintu cyiza oaza, ni intwaro babonye. nko kuva mbibutse ko kuva mu mwaka wa 2010 kugeza mu mwaka wa 2016 bari barashyizeho kwigisha icyongereza kuva mu mwaka wa mbere primaire kugeza mu wa 3 rwose ibanze. noneho babona ko kuva mu mwaka wa 2016 babonye ko ari catastrophe, babonye ko ari nta kintu ushobora kugeza ku banyeshuri babica rwose kubi cyane, ko ntacyo bashoboraga kwiga. babikuraho basubizaho ikinyarwanda kuva muri 2016 umwaka wa 2016 kugeza ubu hari barashyizeho ikinyarwanda kuva ku mwaka wa mbere kugeza ku wa 3. none bagize gutya baragavuze ngo icyongereza n'ikigaruke. abana bavuye b'incuke bavuye muhira ngo nibatangire bige icyongereza, kandi icyo cyongereza bakigishwe nande n'abantu batazi icyongereza. hari ndibuka ko umunyamakuru w'ijwi rya Amerika yabajije uriya mugabo Irene Ndayambaje ugenga uyoboye ikigo cy'uburezi y'abina bitango REB, aramubwira nyine ati kuki hajeho icyongereza kandi mubona ko nta abana bazatangira kwiga icyongereza nta base ntoya afite, kandi n'abarimu babo nta cyongereza bazi. d'autant plus ko abarimu b'iyo myaka mitoya ni abantu bakuze batigeze biga icyongereza. icyo uwo Ndayambaje yamushubije aramubwiye ngo bazigisha abarimu. nimwumve ko umwarimu uzajya kwiga nk'amezi 3 y'icyongereza kugira ngo ajye kwikigisha. ubwo se ibyo murabivuga nk'iki koko? arongera aravuga ati tugomba gufata icyongereza kubera ko ku isi ibintu biriho birirukanka kandi birakorwa mu cyongereza. ibyo bikaba binyibukije ibyo Kambanda avuga ngo ati Ange Kagame yize ibintu bya current affairs, ati niho diplome yafite. donc ibintu byiriho ubu ngubu byirukanka, isi yirukankamo birakorwa mu cyongereza. ngo niyo mpamvu bagomba gushyira abana kubigisha icyongereza, kukigishwa n'abantu batazi icyongereza, kubica mu mutwe, kubagira abacakara. ngiyo umugambi wa FPR Kagame. ubwo sinzi niba nabandekeyeho cyangwa naba nakomeza nyine nkavuga jewe uko mbibona nyine, nuko byagenda, nuko nicyo ntekereza, nuko nakangurira urubyiruko cyane cyane bariya bakuze nyine guhaguruka bakirwanaho, kuko nta kwicwa kuruta uku nguku kubuzwa amahirwe yo kwiga. urakoze Chantal, udukoreye introduction nziza. reka dusabe Esroni agire icyo abitubwiraho nawe. Esroni nk'uko yabibabwiye ubu atuye mu gihugu cyo muri South Africa. South Africa ni igihugu cyanyuze mu bibazo bijyana n'ivangura ry'amoko rikabije. ashobora rero kuba azi yarahuye n'abantu bari muri system ya apartheid, akaba azi ukuntu ikinagaza rya rubanda rikorwa bakoresheje education. Esroni ijambo ni ryawe.
Yes, murakoze Simeo, murakoze na Chantal. Mu Kinyarwanda hari ijambo rivuga ngo uburere buruta ubuvuke. Burya iyo umumama agiye kubise ajya kubise rimwe gusa bikaba yarangiye, ariko kurera umwana bimufata imyaka y'ubuzima bwose. Nk'ubu Simeo niyo papa wakiriho acyakwita umwana, yumva ko agomba gukora akwita umwana nubwo ungana gutyo nawe ufite abana nawe utabuzukuru, akwita umwana mu buryo abakikurera paka apfuye se cyangwa ugapfa kikurera. Nawe rero iyo ushaka kugira ngo uhemukire umuntu cyangwa umwice, umurera nabi umwana. Iyo umwana arezwe nabi apfa ari ikirumbo kandi apfa yararezwe nabi. Rero ndagira ngo nibutse abantu kandi kuko iki kiganiro abantu bazacyumve bitonze, ndashaka kugira ngo nimbikeho gatoya kugira ngo numvishe neza kandi ngaragaze neza ko systeme iri mu Rwanda ari apartheid. Ku bantu bakora ko abanyarwanda hari sinzi niba dufata igihe tugatekereza ku gihugu cyacu n'ukuntu igihugu cyacu kiyobowe. Igihugu cy'u Rwanda ni igihugu kiyobowe nka apartheid. Apartheid mu Kinyarwanda cyangwa se ndaza gushaka kubabwa mu Kinyarwanda cyo bisobanuye. Apartheid bivuga ngo develop and depart and develop. Wubaka ahantu hamwe ahandi uhihorere ubashyire hirya aho ngaho. Nuko ukora agahande kamwe akandi ugashyira ku ruhande. Agahande kamwe wafashe ukubaka ugashyiramo ibyangombwa byose bishoboka, nta na kimwe kibuzemo. Ukuvuga ko haba harimo education, haba harimo amafaranga, haba harimo amabanke, harimo amazu meza, ariko ko gahande kandi gasigaye ibintu byose bibi byose bibaho biba bikarimo. Ukuvuga ko nta education birimo, nta burere buba buhari, haba hari akarengane, abantu baba bashonje, abantu baba bafashwe nabi. Niko systeme Karinga mu Rwanda yubatse. Ngiye kugira ngo mbahe ukuntu bimeze. Mu Rwanda hari curriculum ebyiri. Imwe ni curriculum y'abantu bo mu gatsiko Tutsi bohereza abana babo mu kwiga mu mahanga, za Amerika, Burayi, noneho bakaba bafite ari iyo bavuyeyo cyangwa se bavuye nko muri vacances baje nko mu Rwanda, ubona ibihugu bibiri bitandukanye. Ubona igihugu cy'abantu b'abatindi b'abakene bo mu Rwanda, hakaba n'ikindi gihugu cy'abantu umuntu yakita bourgeois state cyangwa se bourgeois nation, abantu bavuga bitandukanye n'abanyarwanda, bambara gutandukanye n'abanyarwanda, bakora gutandukanye n'abanyarwanda, n'ibintu byose bavuga bitandukanye n'iby'abanyarwanda bandi bari mu gihugu. Iyo ni education y'abagatsiko Tutsi, y'abantu bo mu gatsiko Tutsi cyangwa se bari hafi y'ingoma Ntutsi Karinga n'abandi bibyegera byabo. Iyo mvuze gutyo muze kumbabarira, ntabwo nshaka kuvuga yuko ari abatutsi bose bari muri ako kantu, kuko hari abatutsi nabo bari disadvantage, ariko sofa abo gatsiko mvuga ni agatsiko Tutsi kandi tubyemeye gutyo ni agatutsi. Ntibyitwe ko mvangura se cyangwa ko mbaye umuntu bamwe ngo bita ngo yaheza nguni, sinzi nicyo bisobanura. Now muri systeme rero ya education ukuntu bigenda, iyo ukuntu bimeze mu Rwanda n'ubutegetsi bwari hano muri South Africa, aho bihurira nuko byose ari constitutionnel. Burya apartheid yari constitutionnel neza. Burya niyo mu Rwanda rero ni constitutionnel ariko mu buryo bujimije. Ngiye guha nk'urugero. Hari amashyirahamwe azwi y'abatutsi nka Ibuka, Farge, IRG, GAERG, Avega, Agahozo. Ayo ni amashyirahamwe y'abatutsi gusa utasanga mwani moko, kandi ayo mashyirahamwe ni amashyirahamwe constitutionnel kuko ni amashyirahamwe yemewe n'amategeko ari mu Rwanda. Icyo kibanze kumvikana. Ni ukuvuga ko iyo uri muri ayo mashyirahamwe hari ibintu bibiri bikubaho. Icya mbere, ushobora kwiga ku buntu kuva muri primaire kugeza urangije. Icya kabiri, ibintu bimwe nk'urugero nk'iriya nka ngo bita ngo mituweli ntiba bikureba, bafite ikintu kimeze nka medical aid packaging yabo bivurizaho bitandukanye na byo muri za mituweli de santé. Noneho hari ikindi kintu kiba kikubaho iyo muri iyo miryango, uba ufite privilege yo kubona akazi, kabone nubwo hari abandi mupiganwa ku mwanya w'ako kazi, ariko hari imyanya y'abantu muri farije iteguwe
kandi abantu bagomba kwijyamo badakora ibizamini cyangwa badakora ibisabwa n'ibyo abandi bose basigaye. Yumva ko iyo na apartheid yuzuye conditionnel. Now iyo wize rero muri curriculum naberetse imeze nk'imwe muri South Africa, kuko muri South Africa nabo bafite curriculum ebyiri. Hari kintu bashize kitwa Bantu education. Bantu bivuza abantu, mbese abantu ni nkatwe abo mu bwoko bw'abahutu bavuga ibintu bihure na papa mama bantu muntu buntu cyangwa se mutu. Noneho abo bantu babashyira ikintu bita Bantu education. Iyo muri Bantu education wigagamo ukarangiza ukazana diplome zawe kuri desk ya apartheid, bahitaga bayiha uburemere bwayo, barasanga barabaye muri Bantu education ikintu baguhaga ubu akazi gakwiranye n'iyo Bantu education background. Nta hari urwego rumwe rw'ubuyobozi cyangwa se urwego rumwe rw'umurimo utashobora kugeraho. Nk'urugero washaka kujya nko mu gipolisi, kuko buri gipolisi kinini cyo muri South Africa cyangwa n'abirabura, ariko akaba ari ba polisi wo hasi utashobora kurenga ipeti rya kapiteni nako rya sergeant. Rumva ugahera kuri aho ngaho, bivuze ko warize bitavuze ko utize, warize usoma no kwandika, uri umuhanga, ariko igipapuro cyawe ufite kikwereka yuko utari umwenegihugu, kikwereka yuko hari aho utagomba kurenga, kikwereka yuko kuvuga ati urajya aho weretse. Nako no mu Rwanda bimeze. Mu Rwanda nabo babashyiriyeho systeme ya education, ariko systeme babashyiriyeho iyo urangijemo kugira ngo ujye mu kazi cyangwa se ujye muri competence y'umurimo, bahita bagukarasa aho ugomba kuba, bagushyira where you supposed to be, bagushyira where you belong. Kuvuga ko bagushyira ahantu ku buryo udashobora kuba nk'abari abantu bita ngo ba CEO. Uretse kubona umwana wa Kagame ashobora kuba akazi ka mbere yabonye mu gihugu bwa mbere, bamugize top CEO mu muryango ukomeye cyane abantu babita RDBA niba ntibeshye, ariko nta experience y'imwe yari afite. N'abantu bagize complaint bakavuga bati ni gute umuntu w'umwana ashobora guhabwa akazi nka kariya, nta experience afite, nta hantu hamwe yakoze herekana ko afite uburambe mw'uwo murimo agiye gukora. Kubera iki? Kubera ko yaravuye muri ya curriculum iyo bita top curriculum z'abantu bo mu kazu, mbese bo mu gatsiko tutsi, mbese babarize, urumva bakiga. Mbese ukuvuga ngo iyo wize ntibigusaba no kujyana CV. Iyo wize iyo babonye diplome yawe ntibaba bakigusaba CV, bavuga ati automatically uyu muntu yize muri ya systeme dushaka, automatically uyu muntu ari muri ya systeme y'abantu bacu. Mbese hari systeme z'abantu babo, hari diplome z'abantu bize bavuye nyine muri kagatsiko nababwiye tutsi, bafite izo diplome mbese ziri speculation, mbese diplome zizwi zigera kuri desk zizwi. Now hasigara abantu bana kubwiye muri buntu mbese ni ibintu nagereranya nk'ahantu mbese hirya urumva inyuma y'amajyambere muri ya part, hari icyo nakubwira ngo navuze ngo ibyo bita part and develop. Bivuga ko hari kagace kasigaye k'abantu batazwiho muri buntu area, hahantu hari abantu barushye, hahantu hari abantu batazwiho n'amajyambere, hahantu hari ahantu ubona muri banyehe basenyerwa, ubona muri banyehe baribwa ivandu. Iyo diplome ihageze rero baba bakuzi, kuko ni ibintu bapanze, kandi ntutekereze yuko yenda abantu bibenda ngo Chantal avuze ngo nk'urugero ngo nkaba muri 15 nta kintu na kimwe kiba cyarabacitse. Ni ibintu byapanzwe, ni ibintu bizwi neza, nta kintu gicika bari bana abantu babagome, n'abantu bafite systeme igendera kwivangura ku buryo bavangura andi moko, ndetse y'amoko nk'abahutu, abacyana n'abahutu n'abatutsi, babavangura ari bazima, bakabavangura barapfuye, urumva bakavangura bakabavanga muri n'abazima. Baravuga bati niba uri umuntu warapfuye, muretse kubona senyorio hari umurambo w'umuhutu bahambye mu mirambo y'abatutsi, nyuma ngo baza kumenya ko ngo atari umututsi ari umuhutu, bamukora amaze kumujugunya. Iryo ni kuvangura umuntu wapfuye. Urumva hari ivangura ry'abantu bazima. Iyo nkuko nababwiye nti bafite icyo bita mutuelle de santé. Iyo mutuelle de santé ireba abahutu gusa. Iyo ugiye nko kwa muganga, rero ndeba umuntu wagiye kwa muganga
ngo yari yaravunitse kera ngo afite ikibazo ashobora kuba yaravunitse umugongo sinzi ahantu yari yaravunitse ku buryo atashobora kwicara noneho agiye kwa muganga ya mituweli de sante yishyura agezeyo basanga idafite kapasite zo kugira ngo avurwe ahubwo babafata nk'amafaranga ayo mafaranga bamaze kubafatamo bakayashyira nyine ka gatsiko k'abantu bo muri apartheid b'abatutsi akaba ariyo bivurizaho ku buryo babavangura muri buri aspect of life, economically, health wise, social cohesion, ubuhinzi, uburezi, mbese muri buri bantu hose ku buryo mu myaka nka 40 cyangwa se 50 izaba igeze inishira mu Rwanda ikintu cyitwa inyoko mputu nta hantu izabagaragara muri national development. Muzabaza bari abantu b'abacakara, abantu b'abatindi, abantu barwa amavunja, abantu batagira aho baba, abantu bamumyobo ngiye ngo mujye mubona abantu baba mu myobo baba mu migina. Twatumwe tubona umuntu basenye muri Banyahe ugenana igikapu kirimo imyenda n'umutaka, agenana igikapu kirimo imyenda ryama naryanye mu gashyamba akajya n'umutaka yitwikiriza igihe imvura iguye, kandi uwo ni umunyarwanda. Igihe hari abanyarwanda bandi bubakirwa imidugudu izwi yitwa ngo ni imidugudu y'abantu b'abacikacumu b'abatutsi, imidugudu yizwi, imidugudu yubatswe na FARG, akabaho nk'ari inzu z'ubuntu. Urumva bibaza kuba mu gihugu hariho abantu bahabwa inzu z'ubuntu ari igihugu, hanyuma ukahaba n'abandi bantu bo mu gihugu nanone baba mu migina. Ibi ni ibintu exactly biba nko muri South Africa. Iyo muri nk'umunyamahanga ukaba nko ku kibuga cy'indege cyitwa ngo Oliver Tambo International Airport, South Africa uyibona nk'ibindi bihugu ubona by'Iburayi. Nta hantu nk'uburyo ntaho uhurira na South Africa cyangwa se ibindi bihugu by'inkabyo bya bihugu bita Western Europe. Ntaho uhurira na South Africa. South Africa is far off. Ariko wakigira inyuma wagira ahantu bita Alexandra, urumva Alex, ugasanga ni muri township abantu baba mu buzu bwakishije amabati. Wagira Cape Town International Airport ukabona ni nko mu Bwongereza. Ariko wakigira inyuma gato ukajya bita Kayarica, ahantu abantu banya mu mabati, ahantu hatabamwe wese, abantu banya mu ndobo bakabyuka ajya kumena amabyi. Iyo rero niyo systeme iri mu Rwanda exactly. Iyo uvuye harya muri city center ahantu hari za ntuzango ari ngo za convention ngo cyangwa ngo Kigali Arena, ukazamuka gato ukagera muri Banyahe usanga abanyarwanda bo mu migina. Uvuga ko iyo umuntu umuvanye muri education system, ni ukuvuga ko ubumwimye n'ubushobozi bwo kugira ngo abe competence haba mu kazi, ni ukugira ikintu cya kabiri ubumwambuye ikintu bita kira akanyabaga ko kumva ko nawe ari umuntu, kuko aburi kintu bita inenge cyangwa se competence muri buri aspect of life. No kuvuga mu biganiro hari abantu ushaka kuvuga bakuva basi umuntu yakuriye hehe, si umuntu ubundi aba mu bantu. Ariko wagera hepfo ugasanga abandi banyarwanda bavuga nk'abanyamerika, bitwa nk'abanyamerika, bavuga nk'abafaransa, bafite ukuntu babaho, bafite ukundi kuntu gutandukanye nk'ibihugu biri mu gihugu kimwe. Ubwo rero kugira ngo ubashe kugirira umuntu nabi, umukinagaze abo mucakara n'abazabyara abacakara, ni ukubanza kumurera nabi, ni ukubanza kumwima education. Urumva kuko muri iki kinyejana turimo tuzi neza yuko natwe turavuga ngo mu Kinyarwanda bavuga ngo ikirango niba kamvuge mu Cyongereza, education is the key. Niba rero udafite urufunguzo rwo gufungura aho hantu bakaba rufitwe na bamwe, uzinjiramo gutese. Ni ukuvuga ko niba education ari urufunguzo, ariko urufunguzo rukaba rufitwe na bamwe, wowe ugufungiranye. Ibi rero ni ibintu biri mu Rwanda. Education zihabwa abatutsi, abahutu nta rufunguzo bafite. Ifunguzo dufite n'abatutsi no bafungura hafunze bakinjira bakabaho neza, wowe ukaguma hanze. Niko bintu bimeze mu Rwanda, tubyemere. Mu Rwanda hari system apartheid ishingiye kubaho ku bututsi exactly nkuko byameze muri South Africa. Gusa icyo muri South Africa batandukanye no mu Rwanda nuko byari byari clear, muri black and white byanditse, naho mu Rwanda byanditse ariko mu buryo bujimije. Murakoze. Nshobora kongera gukomeza ntongeye kwibuka utundi tuntu tumwe nzibuze kongeramo. Murakoze munyamakuru. Urakoze. Hari undi wasaba ijambo kugira ngo avuge kuri birebana n'uburezi cyangwa se n'uburezi bubi
cyangwa n'uburezi buvangura mu Rwanda. Icyo cyari igice cya mbere cy'urubuga rwa twese rwo ku itariki ya 8/8/2020 ruvuga ku burezi buteye inkeke bwo mu Rwanda ruyobowe na leta y'inkotanyi. Iyi ni radio Ijwi rya Rubanda.